Shalom shalom bakunzi ba Time to Know, muri sanga mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi aho tugiye kuvuga ku gutera imbere ndetse no kwisobanukirwa. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo igira iti uko wahangana no kwishidikanyaho. Ese wigeze wibwira ngo ntabwo nshoboye, cyangwa se ukajya wibwira uti njyewe biriya sinabigeraho nk'abandi? Ese wigeze wumva ijwi rikubuza gutangira ikintu gishya rikakubwira ngo nubikora ntibiri bukunde? Uku niko kwishidikanyaho turi kuvuga, gusa nta mpamvu yo kubigira ubuzima bwawe buhoraho. Ese ubundi kwishidikanyaho tuvuga ni gute, cyangwa se ni iki? Kwishidikanyaho rero ni igihe hari amajwi akomeza kugaruka mu mutwe akubuza cyangwa se akakongorera ngo sigaho, wikwigerezaho, wikwisumbukuruza, wowe ntiwabibasha, nturi umuhanga muri byo, keretse hagize ugufata akaboko. Muri make ni rya jwi ritakubaka, ahubwo rihora riguca intege, gusa rikakumvisha ko ibyo ushaka kugeraho bikurenze, nyamara impamvu si uko bidashoboka, ahubwo ni uko wowe ubwawe wibeshya ku bushobozi buri muri wowe. Kwishidikanyaho rero si ubunebwe, si uburangare, ahubwo ni impamvu ziba zashibutse mu mateka yawe, mu bikomere, cyangwa se mu kwigereranya n'abandi. Ni iki cyaba gitera umuntu kwishidikanyaho? Hari impamvu nyinshi zituma umuntu yishidikanyaho. Zimwe muri zo ni wenda hari amagambo wabwiwe mu buto bwawe, harimo nka ntacyo uzageraho, uri umwana udashoboye, wowe ntiwakwigurira n'umwenda. Bene ayo magambo agenda akura mu mutima wawe uko nawe uri kugenda ukura. Icyo gihe bigatuma uko umaze gukura uhora wumva koko wishidikanyaho, nawe icyo utangiye kugerageza gukora ugahora ufite ubwoba bwacyo, uvuga ati wa mugani koko banza ntashoboye, banza ntanabishobora. Cyangwa se hakaba igihe wowe wigereranya n'abandi, abo mwiganye, abo mwakuranye, abo uruta, cyangwa se abo ubona ku mbuga nkoranyambaga, bigatuma wumva wowe ntacyo ushoboye, kuko ubona hari ibyo bo bagezeho kandi we ntabyo urageraho. Hari n'abandi nabo babiterwa no gutinya gutsindwa, kuko babonye ko hari igihe kigeze kubaho bakagira ibyo batsindwa, hanyuma bakumva ko bizahora gutyo. Ariko reka nkubwire ibi ngibi, uko wumva ibintu burya akenshi siko biba bimeze. Wowe jya umenya ko ufite agaciro gakomeye. Igihe cyose ugerageje guhaguruka, intangiriro yawe iba ari nziza. None se wakora iki ngo uhagarike ubwo buryo wishidikanyaho? Icya mbere, gerageza wibwize ukuri kuri muri wowe. Fata igihe wandike byibuze ibintu 3 cyangwa 5 byiza wigeze kugeraho. Wiyibutse aho wavuye ndetse n'intambwe imwe wigeze gutera. Wibuke kimwe byibuze mu bintu wagezeho. Buriya mu buzima nta kintu na kimwe kiba gito, nubwo icyo waba utekereza ko wagezeho ari gito cyane, uvuga ngo iki ngiki nubwo ngo kino ntabwo ari ikintu kizima nagezeho, nubwo kaba ari gatoya, ariko nta kintu kiba gito mu buzima. Icya kabiri, shaka abantu wizeye waganira nabo bakakumva. Ntugahere mu bwigunge, shaka umuntu utekereza neza, uganire nawe amagambo meza aruhura umutima wawe, kandi bene abo bantu burya baba bahari impande zacu. Icya gatatu, ibyo utekereza gerageza ubitangire gahoro gahoro. Ntuzigere utegereza ko ushira ubwoba kugira ngo utangire. Gerageza utangire gahoro gahoro, nubwo waba wumva utinye, nubwo waba wumva ufite ubwoba, nubwo waba ubona koko ko imbere yawe bidashoboka, ariko gerageza utangire, nubwo kandi waba wumva ko utiteguye. Ariko nutera intambwe ugatangira, uzagenda witeguriramo. Burya buhoro buhoro bw'akanyamasyo bwakagejeje iyo kajyaga. Icya kane, ibwira amagambo agusubizamo imbaraga.
aho kwibwira ko udashoboye ngo sinabyiviramo hariya sinahagera, ahubwo jya wibwira uti ndagerageza, ndarwana, ndakomeza paka mbigezeho. Icya gatanu, iyiteho uko bishoboka. Iyo umeze neza mu mutwe n'ibintu byose bigenda neza. Burya imibereho myiza yo mu mutwe ni ingenzi. Shaka umwanya uruhuke, ushake ibikuruhura mu mutwe, usenge, hanyuma unatekereze ibyiza biri imbere kuruta gutekereza ibyo utabashije kugeraho. Nshuti yanjye, kwishidikanyaho ntibizatume wibagirwa ko uri uw'agaciro. Ntibikaguca intege mu gihe wumva wamaramaje gukomeza intambwe ijya imbere. Nubwo watsindwa inshuro zirenze 10, igihe cyose utemeye kurambarara hasi ahubwo ugahaguruka, menya ko uri mu nzira nziza igana ku ntsinzi. Reka twikuremo ayo majwi akomeza dukurura aduca intege. Reka twumvire rya jwi niyo ryaba ryongorera ritubwira ko dushoboye, dufite icyo tuvuze, ndetse ko tugomba gutera imbere. Wakoze kubana natwe. Komeza utsinde, uhangane n'izo mbogamizi zose ziza imbere yawe. Komeza wubake kandi ureme uwo ushaka kuba we. Nkwifurije amahoro y'Imana, ubutwari ndetse no gukomeza gutera intambwe zikubaka. Iki kiganiro kiragufashije? Dusangize ubutumwa kandi ugisangize n'abandi. Mukomeze kubana natwe no mu bindi biganiro biri imbere. Shalom shalom.